nongeye kubaha ikaze bakunzi bacu nambashimira kubwo bwitange bwanyu muba mwatugaragarije mubana natwe hano muri ibi biganiro aho tugenda tuganira kuri filime yacu The Homeless Girl. Uru ni urubuga rw'abakunzi ba filime bita The Homeless Girl cyangwa uyite umukobwa utagira haba. Ndabasaba rero kugira ngo mukomeze nanone mubane natwe mutugaragariza ubwitange bwanyu nk'uko mwabitugaragarije mu minsi yashize ndetse na n'ubu ngubu tukaba tukiri kumwe. Ibintu ari umutekano ndabashimira cyane. Reka mbasabe kugira ngo mukande subscribe hano kuri iyi channel. Weho utari wakanda subscribe ndagusaba kugira ngo uyikande maze dukomeze kugenda tubana muri ibi biganiro twiganirira kuri filime yacu. Murabona ko ibintu noneho bigiye kuba byaba neza, turabyiboneye neza ubwo Alice yarasohotse hariya muri kiriya gipangu na Lewis nawe yarimo kugenda muri zo karitsiye ari kuri telefone arimo agendera nkaho ngaho ku ruhande, na Alice nawe arimo agenda. Tubonye neza ko bari bagiye guhura. Ese bari buze kuba bahura ko tubonye ko Alice ahise yunama wagira ngo hari akantu yarataye agiye kuba yagatoragura, ariko duhise tubona ko na Lewis yarari aho ngaho hamwe nawe. Ese bari buze kuba babonana ko tubonye ko Lewis ari kuri telefone. Ese ntari bukomeze kugenda yarangaye maze ntabe yabona Alice ko tubonye ko nawe yarahugiye mu kuba yaragiye gutoragura nibara amafaranga yarataye simbizi. Ese ntago biri buze kuba byakwanga maze Alice ntabe yabona Lewis ndetse na Lewis ntabe yabona Alice kubera ko ari kuri telefone. Ese biri buze kuba byagenda bite? Ese uyu mukobwa Tricia we kakomeje kugenda afata neza Lewis, agenda amuha breakfast, ariko ibi bintu Lewis ntaga bikunda, ntaga byemera kuko abamubwira ati Tricia ibi bintu ubu bikora uzi ngo nibyo byatuma nkukunda. Hoya ibi bintu rwose murabona ko Tricia ari uko Nana ajya bimwosha akamubwira ati ujye ugenda ukorere Lewis surprise maze umugende mbese umukarabye ibirenge, umuzanire icyo kunywa, umujyanire breakfast, ugende umubyutse. Kandi mwabyiboneye neza ubwo yabimuzaniraga, yabimuzaniye rwose amwiheshwa utuntu tw'udukeya, arangije arabimuzanira. Lewis yashatse kubyanga ariko aravuga ati kubera ubizanye reka ndeka kugusuzugura. Arangije afata icyayi asomaho, yari yakerewe agiye ku kazi, maze mu gihe agiye kugenda Tricia ahita amwambika uturinete neza. Mwabonaga ko ari kumuha keya ndetse anasanzwe azimuha, ariko Lewis turabizi neza ko ibi bintu bitamufataho kuko atakunda Tricia na gato, ndetse yanamubwiye ko adashobora kuba yamwihata ngabe yakwihata kumukunda, kandi ibyo ari ibintu bitabasha kumushobokera ngo bipfe kubaho gutyo gusa. Ese ubu ngubu Tricia azakomeza kugenda muri iki kigare gute? Ari mama Lewis ndetse ari na Nana bose ko bakomeza kugenda babimwinjizamo bamubwira ati ujye ukomeza ufate neza Lewis, bizageraho agukunde kuko n'uwawe nta naho ateze kujya, ni weho mugore we w'ejo hazaza, muzabana byange bikunde. Ese ibi bintu bizashoboka cyangwa? Reka mbasabe kugira ngo mudusangize ibitekerezo byanyu, mutubwire ukuntu ibi bintu muri kubibona ndetse n'ukuntu mutekereza biri buze kuba byagenda. Ndabashimiye cyane, nkomeza kwibutsa gukanda subscribe hano kuri urubuga rw'abakunzi ba filime bita The Homeless Girl, umukobwa utagira ahaba. Ciao ciao.